Mwiriwe neza abakunzi ba Hello Sport TV, muri kumwe na MC Giti. Uyu munsi niriwe ndi bize cyane, nagiye kuneka ngo ndebe niba Aimable Nsabimana ari bukore imyitozo, kuko bafite match, Rayon Sport ifite match kuwa kane izahuramo na Polisi. Nashaka kureba se ikibazo cya Nsabimana kimeze gute, ubundi kiri seriye koko yarigumuye. Ubwo rero icyo nabonye nuko ntago yakuranye imyitozo n'abandi. Imyitozo yabaye imanzirizi ya nyuma izaba ku munsi w'ejo. Uyu munsi ntago baba bari kwemera ko hagira abantu bareba imyitozo. Bashaka ko abantu bose basohoka hanze, aba bose baba bari kubirukana. Aha abakinnyi baba bari kuva muri vestiaire bagiye gutangira imyitozo. Murabona ba Adama, urababona. Ikindi nabonye nuko umutoza wungirije niwe wakoresheje imyitozo, n'umutoza mushya wongerera abakinnyi imbaraga. Rayon Sport ifite umutoza mushya, mwibuke yuko wari usanzwe yaragiye nubwo hari amakuru amujyana muri Polisi avuga yuko azagaruka ajya muri Polisi, ariko ashobora kuba ari ibihuha, ntago njya mbabwira amakuru ntafite neza. Imvura yaje kugwa rero ivanga imyitozo, abakinnyi bahita bataha. Urabona ko ahangaha bari batashye batarangije imyitozo kubera imvura yabavangiye. Murabibona neza, Kwasiteri bacyura, abakinnyi bari kujyamo igiye kubajyana. Aimable Nsabimana ikibazo cye ntago kirakemuka, ndetse sinzi niba azanakina, kuko ntago wakina utakoze imyitozo, ntago wakora imyitozo ku munsi wa nyuma ngo nurangiza uhite ujya mu kibuga. Uriya ni Ali kabisa, mu left back, right back. Ikindi nuko Polisi hari amakuru yuko iburamo abakinnyi bagera muri batanu bose. Harimo Peter Agrevor, nawe nta uhari. Harimo Polisi mfite amakuru yuko iburamo abakinnyi batanu bose. Ishobora kuzakina na Rayon Sport nta bakinnyi batanu ifite. Ikindi andi makuru nababwira nuko biri kuvugwa yuko umukinnyi bita Ojera yageze mu Rwanda, ndetse umutoza Robertinho ashobora kugera mu Rwanda muri iri joro akazatoza iriya match. Robertinho ashobora kugera mu Rwanda muri iri joro cyangwa ejo mu gitondo mu rukerera. Urugendo rwo muri Brazil ni kure cyane. Ikindi, perezida wa Rayon Sport yahakanye yuko Rayon Sport nta deni ifitiye Muvunyi. Yahakanye yuko nta deni Rayon Sport ifitiye umuntu bita Munyakazi Sadate. Yavuze ati nibwo bwa mbere, mu magambo yavuze ati, nsubiremo amagambo yavuze ati nibwo bwa mbere nabona kuva nabaho, nabona umuperezida w'ikipe yishuza iyo kipe. Avuga ati wenda ngo naguze umukinnyi ku mafaranga yanjye aya n'aya, nibwo bwa mbere nabibona, ubundi ntibijya bibaho. Ntago wavuga ati ngo narindi perezida ngo bakoresha amafaranga yanjye ngo gutya na gutya. Oya, amafaranga tuyamurimo twayamuha, ariko nta mafaranga, dokima twasomye nta hantu twasanze yuko Rayon Sport ibereyemo ideni umuntu bita Munyakazi Sadate. So rero match iri kuwa kane, nizere yuko mwese muzaza kuyireba. Izabera hano Kigali Nyamirambo, stade hara regional niho izabera kuri tapi. Kuri uwo munsi wa kane kandi APR izaba yasuye Musanze ku kibuga cya Musanze, hariya kuri iriya stade Musanze kabisa, iriya ntabire.
reka mbabwire yuko iriya match izagorana pe, izagorana kubera yuko kuvuga ngo urakina umukino wawe, urempoza umukino wawe ku kibuga nka kiriya, utanga pase bare igakata, watanga pase bare igakata, ibyo ni ibintu kabisa nta kwizeza. APR izagenda ihandeho, ariko kuva hari Musanze biba ari ibintu bitoroshye. Kuri tapi ho APR yayirya byinshi, ariko kwa kiriya kibuga nta kintu mbijeje. Ubwo rero Rayon Sports yakoreshejwe n'umutoza wungirije imyitozo afatanyije n'umushyashya bafite wakoranye na Robertinho muri 2019 yongerera ingufu abakinnyi, ariko ikintu nabonye cyo nuko nawe ubona yuko nawe azahandaho. Okay, sawa rero dukomeze tugubwe neza cyane cyane, mukore subscribe kuri MC Giti, dukomeze turye show kabisa, usharinge bagenzi bawe ebana. Iyi ni TV izajya ibagezaho ibintu byiza cyane ndabibijeje.